umugisha burya uravukanwa, umugisha burya ni nk'ingabire, ab'Imana yahaye barawuvukana, bakazarinda bawusazana. Umugisha burya ntubyigamirwa. Hari ibyo mbona mu isi binyobera, hari ibyo mbona mu isi binjija cyane. Hariho abakira nyuma bagakena, hari n'abakena nyuma bagakira. Wabibona utyo bikakuyobera, umenyera urema ko ari byo yanditse. Umugisha burya ntubyiganirwa. Hari ibyo mbona mu isi binyobera, hari ibyo mbona mu isi binjija cyane. Hariho abakira nyuma bagakena, hari n'abakena nyuma bagakira. Wabibona utyo bikakuyobera, umenyera urema ko ariko yanditse. Umugisha burya ntubyiganirwa. Iyo rurema arangije kukurema, imigisha uzabona arayikugenera. Hari ugukira ugatunganirwa, hari no gukenuka rindurunduka. Hari no gukenuka rinduhenuka. Jyewe umugisha narawurabutswe, ngiye kuwufatura nyiyaka, ngiye kuwuramyura nyisha, ngiye kuwusuhuza uraceceka. Umugisha burya ntubyiganirwa. Jyewe ucuranga inanga, ndi umusaza cyane w'imyaka 80, uw'imvi zamaze umutwe, uruhara rwamaze umusatsi, uw'imvi zamaze ubwanwa. Naragerageje iby'isi, ndagerageza ariko wapi. Yewe nabaye n'umunyonzi, nafata ku modoka ngeze ahaterera, shoferi akayizunguza ngo niture hasi. Yewe nabaye n'umufundi, rukara karingwira ku munsi wa mbere. Mbonye ibyo byose byanze, nihitiramo gucuranga. Uw'Imana yahaye ntayoberana, kuko ibyo akoze byose arabonekerwa. Naho uw'Imana yimye yagerageza kubikora bikamupfana.